Imana ya Perezida Josetewe Imana ya Yakobo Imana yawe Yakobo Umuntu
Fashe umwanya wo kubabwira ko Imana ari nziza. Kubwa Moyize twaririmbanye guhera muri 2010 muri iyi korali. Imana ikamubwira kuzamugirira neza. Ubu Moyize muri kureba ntaramara ukwezi akoze mariage. Ukwezi kurahera akoze mariage. Kandi Imana yabivugaga numva ndi kumwe nawe. Ndashaka kubwira Moyize n'abandi bose ko n'ibindi Imana yamubwiye. Yere gutinya nk'uko ari kubibwira abandi bizasohora. Kandi mwese mufite amasezerano y'Imana azasohora. Rero umugabo wo kubihana baba pasiteri tubiziranyeho. Narageragejwe ku rwego rukomeye. Urwego rukomeye. Ariko ndashimira Jehova. Ndashimira Elohim. Ndashimira Shaddai. Ikura umuntu mu bibazo ikamugirira neza. Imana nikubwira ngo aho umupira werengeye ntuzarebure. Ujye ubyumva cyane. Nazanye n'abantu batatu nabibabwiye. Imana yampaye kameramani mwiza kandi nawe ukunda Imana, papa we ni umupasiteri. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubakamera gusa ahubwo nawe ari gusenga. Hariya mfite umukobwa twazanye mwamubonye, namubyaye muri batisimu, bivuga ngo nawe ni uwanjye. Haleluya! Ndashima Imana cyane. Nyuma y'igihe kinini ntaheruka hano, Imana ingaruye n'undi muntu. Byabihe warabihiye. Byabihe warabihiye. Haleluya! Natwabaye hano turi babiri, ariko uyu munsi ndabatangariza ko turi batatu. Aha kuri itorero hariho abantu bampetse. Mwese mwarampetse, ariko hariho abampetse cyane. Ubundi twiyo tugiye kuyobora, tujanwa n'ibintu bibiri. Kubwira abantu ijambo ry'Imana no gushaka inshuti muri abo bantu. Hano hafite mama. Nyiramuvuga nahaguruke. Barima niba ubyakiriye haguruka. Reka mvuge kuko ni namwe murabizi. Hano hafite abatungana cyangwa se bari umuntu abantu. Harimo Murekatete nahaguruke. Harimo Mukamusoni nahaguruke. Nahagurutse. Mugize ishyari? Nivuga ngo aba bantu mwene bagabo bahagarariye itorero ryande ryamwe. Nohera rihe? Aba bantu barampetse mu masengesho. Ubundi iyo tugiye ahantu tubaboneraho umugisha nabo bakatuboneraho. Kadansa ye nahaguruke. Iminsi yose nabaye hano Kadansi yaduhereza ku mwana akabana nawe. Bivuga ngo namwe muri ababyeyi. Witonze yabanye nanjye kuva kuri kundira kumva kato. Bana nuriya mubyeyi niba bandi babona ko nta mwana afite, bashe babona ko afite umwana. Haleluya! Nababwira ngo imyaka namaze. Mwemeze kwicara. Namaze imyaka 20. Kuri YouTube nabwiye abantu ngo nareze abana 27. Abantu benshi bakantelefona ngo sabo bana 27 ubu ufite umwana abariye. Haleluya! Uyu munsi mfite umuryango w'abantu bari. Mfite umuhungu wiga muri segonderi wa gatatu, mfite umuhungu wiga wa kabiri muri segonderi, mfite mabukwe, mfite umwana nabyaye, mfite nanjye n'umugabo. Haleluya! Aba bantu ntabwo nabitindaho barambetse. Reka mbabwire ukuntu bambetse. Kadansi we nabibabwiye. Murekatete uri kuwa kane, kuwa gatatu. Mukamusoni Mukandori, Saudana namwe bagenda naho. Twabaga turi hano dufite ibyifuzo. Nubwo babaga bafite ibyabo, ariko nticyange ntibagisigara. Imana bagirire neza. Noneho mwe mwicariye.
murora sigare na mama navuze. Reka mbabwire impamvu navuze ngo ni mama. Yababajwe n'ibyanjye aho ngiye hose akahansanga. Yansuye utanshira itanu. Ari gusenga ngo uyu mubyeyi uyu mupasiteri uzamuhereza. Korona yatumije twese twikusanya ngo tuje iwacu. Iza amahirwe ngenda ntari nanuzuza ndakodesha 5,000 mu kwezi. Uriya mukecuru yansuye inshuro itanu. Ariko bango mana abantu ngo babonye umwana uzabahereze bagera iwawe. Uyu munsi ndi mu nzu yanjye ndishimye. Uriya nyahurwa ni muziki kundusha. Buri munsi buri kuwa kane Clementine ntiyateraniraga ku Musanze. Yanyuraga iwanjye azanye intege yaguze muri kariyeri kugira ngo ntaje mu isoko kuko bari barambushije kugenda. Mwite niyo mpamvu yabaye mama. Nivuga mama umve ko n'umuryango we nawe mu wacu. Yicara Imana kugire neza. Murora ntuyari Nyamaguru. Imana ivuga mu buryo butandukanye ariko ikavuga ikintu kimwe. Ntabwo abahanuzi bazakubwira ibintu bisa ariko bazavuga ikintu kimwe. Yaraje ati narose. Warose iki Murora? Ntuvuge bya bindi by'abana kuko njye namaze kwiyakira. Warose iki? Ati narose ufite akana kari kukubagana mu ndu. Sasha ari hari. Wa mwana ari heba umufite amushire hano. Nimuro ibyo bintu bihora bikomeretsa nibyo bikuzanye hano kudusura. Ati nyamara ntabirose ko mwihangana. Ariko kuko twasenganye nzi yuko iyi Imana imuvugiyemo bisohoka. Atubizi? Murora ntiyendeka yamara icyumweru akaza. Akabanga Imana yambwiye ngo uze gusenga. Amezi 9. Murora yageze wanje nk'icuro 15. Nubwo buryo nabonye murumuna wanjye. Nikomere Imana mushyi. Abandi ba kabiri bice 4. Murongo wa mbere turageza ku murongo wa 4. Bariko turasoma murongo wa 3 n'uwa 4 gusa. Haravuga ngo abandi ba kabiri bice 4 murongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo aramubwira ati kadusoma utwamagambo hanyuma dusome. Elisa kiza umupfakazi umwenda yararimo. 3 aramubwira ati genda utire ibintu birimo ubusa mu baturanyi bawe bose ariko ntutire bike maze winjirane mu nzu n'abana bawe ukinge utwo tuvuta ngusuke muri ibyo bintu byose ikintu cyose uko cyuzuye ukibike nakira amagambo y'Imana. Aya magambo ni amagambo musanzwe muzi. Mwarabyumvise, mwarabibariwe, mwarabisomye. Uyu mudamu, uyu mupfakazi, umugabo we yapfuye akorera Imana. Aravuga ati wenda ni pasiteri, wenda ari umuririmbyi, wenda se yari umuhanuzi. Ageze nyuma agira umwaka umugabo arapfa. Kuva kera abahanuzi bahozeho. Kuva kera wabonaga bikwiye ukajya gushaka umuhanuzi akaguhanurira kugira ngo umenye amakuru. Haleluya. Amen. Iyo wabakubabaye waragendaga ba Elisa bagasenga. Ba Elisa bakavuga bati Imana iravuze. Kuva kera hahozeho abahanuzi. Niyo mpamvu nubaha abahanuzi. Reka mbabwire. Hari abantu benshi bakunze kwishiramo ngo ari guhanura simuhu. Simubyumvaga? Yego. Ngo ari guhanura se ntihanurire. Umunsi umwe umugore yaje gushaka ngo ajye kumusengera atwite. Ndagenda ndamusengera ndamubwira ngo mvuke Imana ivuze. Maze kugenda babari ba ni special zatumye ngo kwatisenge. Haleluya. Amen. Ngewe akababwira ikintu ndeba umuhanuzi cyane cyane nkari imbuto kurusha umuhanuzi.
Imana mwarivuze mwabibo. Mwabyumvise neza? Uyu mugore noneho asanze umuhanuzi aramubwira ngo genda utire ibintu. Aragenda amubwira ati umugabo wanjye yarapfuye kandi yubahaga Imana ariko yansigiye umwenda. Kuva na kera imyenda yahoze, kuva na kera abantu bahuraga n'ibibazo bakayicuruza. Mwabyumvise neza? Yakoze ntibibura ko abantu bashobora kubarura amadeni urimo akirengagiza kubarura we ayo arimo. Arangije asanga Elisa aramubwira ati genda ushaka abana bawe, genda ushaka abaturanyi ubatire. Aramubaza ngo ufite ikimuza, aramubwira ngo mfite utuvuta. Genda ushake ibintu utira abaturanyi, nurangiza ushaka abana bawe ibyo bintu bijyanye mu nzu n'abaturanyi kandi ntutire bike, nurangiza wigirane mu nzu n'abana bawe. Garuka hino nivuga umuturanyi ntiwumve wawe undi muturanyi urebe uwo mwicara. Nivuga umuturanyi nturebe wawe undi urebe uwo musenga. Haleluya. Elisa namutakubwiye ngo aja gutira. Reba mfite ubwoba ko hari abagombaga gutira amavuta ntazi. Elisa yarabizi password yari umuturanyi n'umwana. Mfite ubwoba ko yari kubura abana kandi yarabyaye akaba agasigaye yose imyaka yamaze nta mwana afite. Hari igihe abana benshi bava ku babyeyi kandi batabacukije. Abakobwa babona bagize imyaka hejuru ya 18 akigenga, akaba atatelefona mama ngo amubwire ngo ngeze aha, akaba atatelefona papa ngo amubwire ngo nubwo bwije nagize ikibazo. Urubyiruko, haleluya. Kamabwire n'urubyiruko bari kundesha ngo nshake niko nabyita ngo ngende. Hari imyaka igera mu umusore akaza agasuhuza, yagenda ukabona haje kera aho bwiraga haje nk'abasore 15 batariho n'abakobwa aribo bari. Igihe cyose babona kumukura uvuye hano ukagera hariya ku nzu y'itorero, bamenyaga ko hari umukobwa umusore wagize akamaro kajya guhegereza. Kigira wakeye nk'abasore 15. Ariko abasore 15 ntabwo bivuga ngo wagombaga kuba urukundo. Abantu benshi bari guha abantu benshi urukundo kandi bafite umutima. Gira amahirwe papa wabyara bambwira ati mwana wanjye aba muri ku kigero kimwe, bamwe bari gushaka, bamwe bagashaka neza abandi bagashaka nabi. Ngiye kukugira inama, umusore uzasanga uwariwe. Na mama kanjyana imana kambwira ati nanjye ngiye kukugira inama, umusore uzasanga uwariwe. Mama arambwira ngo wasanga umukene nkawe akazakumarira. Haleluya. Kasema uzi gukurikira ubuhanuzi kandi agumvira n'abatwari. Papa kambwira ngo mwana wanjye wifurije kuzabona umusare w'umunyamahoro cyane ukunda ijambo ry'Imana. Akanyiyegereza nataha akambwira ati ninde mwaganiriye. Musi umusore aza kunzura ayatse igikapu kirimo za primus. Mwumve yuko ababyeyi batari bakije nagize. Hanyumvise? Agatina umutwe ati uko wamubonye. Papa arambwira ati uzapima amahoro uzashimure. Umunsi uzabona amahoro yuzuye uzambwira uti nabonye yazishe yarimuteshe ayoteshe. Ntabwo yambwira ngo uzashaka inzobe oya, ntabwo yambwira ngo uzashaka ufite ibigango oya, ntabwo yambwira ngo uzashaka igikara oya.
mugihe twabagamo base mugihe twabagamo cyera bafataga abakobwa ndabeshi banyira natwe ndabeshi basabuka ukumva uko baratambutse ari gutabaza bamuhetse ku bitugu bamujyanye ari toro twari tuyoboye maze bamumiza hafi yo kuri rusengero pastor tutuye kuri kabumbu umwana agenda ari kuvuga ngo pastor we urantabara ngo pastor yaje gutabara tukumva ni pastor ati ndagije rega iyo abantu bazi uretse yuko Imana yatwigishije kugira abantu bose tukabakunda pastor abanyamagambo tuba tubazi abasenga tuba tubazi n'abakunda tuba tubazi ariko bose tukababwira ngo muri beza pastor aravuga ati ntawe ukora ibyo bintu umuyikora ntawe ubikoze ashobora kuba ndagisha agenda ari kujya gutabara ari kujya kwandagisha ageze mu muryango wo kwandagisha arahagarara agiye kubona abona umukobwa w'umukorari baje bamuhetse uw'imbere ati dore pasiteri yadutambitse kubita cyane kandi umuririmbyi pasiteri ati tukasezerana bati pasiteri wabageza mu rukumva umurimo turimo bati pasiteri wabageza bibara mwinshi ngiye kumva numva amasasu baravuze bitabaye bitagenda nihisha muri wese ngo reka numve itangazo ninde upfuye none ko baraje ninde upfuye ngiye kubona mbona abasirikari benshi baraje pasiteri tuje ku murenge tutabagwe abantu bafasha abandi n'abahesi n'abaririmbyi pasiteri tuje mu nzu ntiwibuke nubwo ukababwira bari bamukubise bamunogesha nubwo babaye wibuke ni korari bari kukosha muje ku murenge ni korari nawe ubwenga bariho buza ibyo bivugiye kugira ngo mwumve ingorane duhura nazo ingorane ariko uyu munsi wandagije niwe nshuti yacu cyane uzapima amahoro reka mbabwire umugabo wanjye yanjyanye ankura mu rugo atuye inshuro 9 ntawe uhari nawe aje reka mbabwire n'ibintu twari tuziranye na papa twafatanyaga gupima amahoro mwabyumvise kuko mama na papa batabyumvikanagaho kimwe kuko mama yavuga ngo bariya bazanye primus bariya b'abarokore bazakumarira iki batumiza na papa ati nzavuga ijambo bugarutse byumva byose ndabivugaho cyane icyo icy'ingenzi ni uko turi hamwe kubera Imana amashyi undi mama yakundaga uyu munsi yarapfuye mbaga umupfakazi undi papa yagiriye inama yihanganiye ntiyanca inyuma ntiyapfa makumyabiri haleluya ababyeyi benshi bakunda kuvuga ngo kwa runaka bafite imirima uwo niwe mukwe abandi bakavuga ngo afite akazi keza uwo niwe mukwe ari umubyeyi duturanye yasanze ari kubwira umuhungu we si atuba nkubwiye ubu ngubu hano sinzi uko bigenda ariko iwacu yuzanye 500 umva ibagiye kuzana umukobwa ni amafusi umva rero umva wagihungu we nkubwiye wabyumvise neza nuje kuresha uzakomanga igipangu we nihaje kuva ikintu hazava ikibyibushye nimutanga muzatanga nk'abana ariko wariye ayo samagambo ndagira ngo mabwire yuko agaseke k'umwana muto utari washinga ubwo kaba kagipfundikiye agaseke k'umusore kaba kagipfundikiye agaseke k'umukobwa kaba kagipfundikiye njya nkunda kubwira abakobwa ngo imbaraga z'umukobwa ni ukwitonda nta zindi niyo wakwiga
kandi kwiga ni ikintu ujya na taci wambare neza ariko ni iki ariko ni n'ababwiye ko bubakaga ingo imirima nta n'imirima yubakaga kandi kwisi nta n'imirima yubakaga wewe Namutanga urugero haguruka ariko nubwo kwiga yabaze ari sakintu nta shuri ambara neza ariko ni iki ambara neza udukweto ambara agakazu keza uze tugende kuko ku isoko no ku isoko hanyuma niba kugenda ureka ababwira ukuntu bari kuzana abagore kuwa kane twagize igitekerezo guhagarara reka ababwira ushobora guseka ariko harimo n'umuhanuzi kameramani arabizi yaraha haza abantu benshi haza abandi bari mu tugari abana tubwiye ngo hari umugore ngo umukoze ngo urabyara ariko ndigutekereza yuko hararuka Imana yamfashije kabyitwaramo neza nta mwana w'abandi narebye nabi cyakoze abantu baranyaguraga kuko nta jambo nagiraga ariko uyu munsi umugore utabyara niwe ujya byinshi umugore utabyara ngo niwe uhinga keza ngo mbese umugore utabyara ngo ariko bana bo barakoze ariko kugura amata bakampamba bagashyiraho ikara bagashyira umuhati Mana yarakoze reka basanga ntasa nayo kuri umwana ni iki se yarabaye haleluya ukambara neza ukiziga utuvuta ukaba ko ni iki noneho ubu telefone ziri gusona ngo alo nabona umukobwa witonze wakuwe undi ati ndamufite ariko nuko ari uwo mu cyaro ariko wowe mu cyaro niwe nshaka ariko wenda yaba mu rugo ntiyaje aranca inyuma cyangwa umugore utazaje aranca inyuma akongeraho kandi ngo w'umurokore abakunda gusenga haleluya urubyiruko ruri ku isoko no ku isoko haleluya harimo abagize ibibazo basanga abagore bamaze kubageza mu rugo bicaye ubu bakaba bafite inzu irimo ibyumba birimo amazu abiri kaburiramo n'uwo mwashakanye mukaba mufite inzu imwe ikagaragara igisenge kimwe ariko mo imbere harimo amazu abiri abo ni ibihanga noneho ese akavuga ngo genda uzane ibintu by'abaturanyi n'abana bawe bivuga ngo mu nzu yawe ni amahoro bivuga ngo umugabo wawe nubwo yapfuye abana basigaye ni amahoro bivuga ngo gusenga na se ko aribo bakwiye kumenya ibibazo byawe bo ni amahoro haleluya dufite ibibazo muri iyi minsi ugasanga umuntu ari gusenga ugasanga umuntu ashaka kujya mu ijuru ariko ntashaka kumvikana n'abasengana nabo ugasanga umuntu agiye mu mwuka akabamo neza tukaba tuzi ko hano ibintu bibasohora ariko akaba adashaka kubana n'abasengana nabo
munsi Imana yavuze ngo hindura. Imana ni urukundo. Nta mana yo mu ijuru tuzabona yambaye imyenda y'umukara, nta mana yo mu ijuru tuzabona yambaye imyenda y'ibitenge, ahubwo tuzayibona mu rukundo. Nubwo abakwanga ari benshi bari kwiyongera, weho kunda. Hari igihe ujya kugira ikibazo ukabona umuntu akwangiye ubusa ndetse akagira ashyiraho n'amakipe yo kukwanga, ariko weho byirengagize. Munsi umugore yarabyaye njya kumusura, ngura isukari, ngura ifu y'igikoma, noneho nyura no mu isoko ngo utwenda tw'abana. Nari ntuye i Butaro, ndagenda ndamusura. Bivuga ngo mwana wawe ndamukunze ariko sinamukoraho kuko mfite ikibazo. Niki? Nimara kugenda umwana arwaye, bati ntiwamukore. Njye ndizi ndamukunda ariko mfite ikibazo. Niyo defongera nkunda kuvuga ukuri kw'Imana. Arangije maze kugenda abwira abandi bagore ngo cyangwa ntiyarazi kugura utwenda twawe, cyangwa ngo bariyase, ngo batajya bagira abana, ngo batagira babaha ibintu, ngo kuba namujyana isukari nabuze uwo mbi. Igihe cyarageze njye n'umugabo tuje inama, nagiye muri ambiranse inshuro 17. Niki se? Umwana mbetse ni wa 20, watabizi. Wakubwira ngo fata isambu yawe ucukuremo ibyo byo gushinguramo 20, isambu yashira ukagura indi nayo igashira. Mwana mbetse namubyaye ntanze amafaranga miliyoni 2. Namaze kumubyara agura amashereka, yerekora barambwira ngo amashereka ubwama nimara kwakira ko babyaye amashereka azaza. Ngira ngo nyuma y'iminsi 2, ngira ngo nyuma y'icyumweru amashereka yaje umwana afite amezi 9. Naguraga ikigozi 15,000 kuwa mbere bamurora bagize. Ariko Imana yarayamba. N'uyu munsi uramubona ni inkumi y'agacobo. Abantu bakikutamukwiye kubera mureke mfite impamvu nabwira Imana n'abandi kumvira. Ariko reka bibutse ko nta kigerageza Imana itaguciramo akanzu. Imana yaranciye akanzu umugabo dukundana. Mwese murabizi. Yacyaragaza aravuga ati tugiye gupfa, ugiye kwicwa n'inda nk'umupfakazi. Ku mutima nti ariko sirivuga ariko yaba napfaga iyo ndetse ko imenyetso y'ushobora kubyara wabyara ute simba umugogoro imbere yawe. Kuri umupasiteri wazana umugore wa kabiri kugira ngo uzabyare ahari ahantu uzashaka barabeshye nuko napfa ukabohoka. Ko mbitekereza mu mutima munsi umwe twandika urupapuro ngo Mana twaragusenze ariko imyaka iragiye mwabyumvise neza bituzamera kubyara. Umugabo arambwira ati kugira ngo tutazabiremba reka nandike urupapuro ngusenye nawe usenye nurangiza ububiki. Ndangije araruma ngiye kumubika ndagenda hejuru y'igitanda cyanjye ndurira ndumanika nkahanda. Rero bamana ntayiburankeshe umwana none igihe kirageze ndasenya. Ko nagukundaga, ko nagukoreraga kubisi, ko nashaka kubikora ari ntajwingira kugira ngo ngukorere kaba maze gusenya. Nimara gupfa numva nimara gupfa nawe ku gituro bazavuga ngo baragukorera ariko ni zeru. Iza Imana yamwishyura ariko bibaye zeru. Mumvika jambo wa Mana we rizavugirwa ku gituro. Imana yabaye nanze kwisenya. Imana nsanze Imana yamwishyura inkojeje isoni. Noyeli n'abamukamusoro byagaze nyuma bariko bigenda. Basengira umva twasenga gisenga kubora byagaze nyuma bariko bigenda. Niki siniza kugenda ikigerageza mu guseka warangiza ushaka n'irindi shuri. Cyakora wabona ukumara umubabaro w'ijoro rimwe cyangwa
ariko muzabona akaramata n'Imana imutanga. Ariyo mpamvu usaba ikimenyetso kirenze kimwe warangiza ugasaba Imana ngo izaguhe urugo rwiza. Gushaka nabi ni impanuka yawe. Nagera mu cyumba pasitade ntabwo bari bakubwira ariko uyu ni umuhungu wanjye mu mwuka bose arabizi. Twasenganye igihe kinini muri salo, nakundaga gusenga nirinze kwiyambika icyubahiro cy'abamama pasiteri. Musi umwe haba igiterane cy'abagore, ejo narabwiye umugabo wanjye umugore akunda kudusebya abagore uyu munsi ni ugukenyera akicara iruhande rw'abagabo. None uwaba ugenda umubwire tujya kubona twonekereye ku ikorari uriya munsi wo ku cyumweru ni uwo kwicarana n'abagabo muri sitade nta kuririmba. Wabyumvise na sitade ugenda umubwire. Ageze mu rugo arabimbwira ni rwose ntabwo nzaririmba. Ndaza ngeze muri sitade sinzi abantu bari gusengerwa amenya ari banza korari yaturutse i Butaro mbona yitereyemo. Kandi nararepese kareba aho nije nari yicaye. Nongore umugabo wanjye yanjye bazaguhana ngiye kuririmba. Aho munyanganize yicaye na mucyana bararebana nanjye barandeba ndakomeza ndi umuhanganya ko nari nishe amategeko ariko nakora umurimo w'Imana. Mwabyumvise? Yasenye ibaho muntu ndangije ndarota ndota igitanda kinini kiruta hano imbere abana bari bicaye kizengurutswe n'amatara menshi ameze nk'izibuto za seri. Hejuru y'igitanda hariho urumuri runini cyane rumurika rukamyasa mu ijuru rukongera rukagaruka rukava ku gitanda. Mbwira umuntu igitanda cyanjye kirahiye. Ninsobanurira abantu basobanura inzozi turabazi. Nzi gusobanura inzozi ariko hari abandi baba babizi. Mbonye ibintu n'abihebwo. Arambwira ati hari ikimana yejeje ku gitanda cyawe ntamena ntikuyeho urupfu yasenye mu cyumba koko ntabwo nzongera kubyara ntabwo nzongera gupfa. Uri mu mwuka ibyo babonye n'ibyo kuko sinzongera kubyara. Ni icyari iby'Imana tubimenya byasohoye kubivugira mu ndimi zitandukanye. Umunsi ukurikiyeho ndaryama ndarota iminsi ibiri ikurikiranye ndota abana nabyaye bose bari kunyagara. Hano imbere bagaragaza yuko bafite ubuzima ariko bari ubuzima. Muganga umwe yarambwiye ati twese kubeshya ababyeyi inshuro ufite ubuzima kubera Imana ishyaka rizamera bakarisoro ntabwo byatemanwa n'amazi ngo rigere mu ndangije babana babanye imbere ndababara umwe babiri batatu bane batanu icumi cumi na batanu ariko ni iki hari umugabo nkunda i Butaro witwa Bugiye. Igihe cyose yabonaga yarambwiraga ngo uraho mama w'abana wumva mpaye agaciro. Mu gihe igisenya hariho umugore wampamagaraga ngo uraho mama nani we mama nani abazi gitwaye biza uraho mama wandi. Mwirinde gukomeretsa umuntu ufite ikigeragezo ukagira amaso menshi akumva cyane. Umuntu yaratubwiye ngo nuhura n'umuntu uzirinde kumubaza ngo abana bawe bageze mu wakanga utazi niba n'abafite. Nahuye n'umuntu ngo kuri tagisi ati pastor uvuye kujya bonana ati nanjye mvuye kujya bonana ati ndori hamwe n'abana bawe ko twiganye none abana bawe bageze mu wakanga. Mugabo wanjye aramubwira ati ngabe inyuma abana bose nabihishaga ngabe inyuma tuvuye muri boga. Tumaze kuva mu modoka basiga bari kumubwira bati uramukomerekeje urabwira umuntu ngo abana bawe barutsinze baravuye mu ishuri. N'icyo ariko ikimanganya ugase kugushirira Imana iragukaranga ntiyemere kushirira. Imana yabonye ngiye gushirira nawe njabura n'icyo ariko ariko umuntu ufite umwana rwose umwana wanjye yitwa umwari Sasha Beni. Umwari uzaregwa neza wawe undi bazajya batelefona bati ariko nubwo yirabura ariko ni mwiza.
hari imana yambitse mutazi abantu b'iwacu babyara abantu b'inzobe kandi inzobe cyane zisaratse mami kambwira mikuri mami kambwira ngo imana kurinze kuvuga ngo wabyara wanjye ariko harabaza kukureba none se none mwabonye se bande Ujye kurohama zavayo nagiye muri Kongo ababyeyi barambwira batujura gusengera yandi gusengera abantu ntabwo nabo mareka ushaka kuza afite umwana ariko tugasenga haguruka ku maguru yawe abiri gusenga Imana ikora biradutangaza hanura n'uko biri ari kwita zino itima nishaka ari byo kwiriye gukora ari kwita zino itima nishaka ari byo kwiriye gukora. Mana turagushima Mana turaguhimbaje ugira neza mugaca mukira izina ryawe nihimbazwe warakoze Mana warakoze kuba turi mu nzu yawe batuzanye mu nzu yawe kuba tugira umugisha wo kumva ijambo ryawe nuko ushaka gukira urubyiruko rugira kurohama rukize ukaba wabuze uko atoranya gutoranyirize usore wabuze uko atoranya guteranyirize umugore ufite inzira imamaza abiri Mana muri amahoro abagabo babuze amahoro abahereza amahoro dusabire itorero amahoro dusabire abakristo kumvikana Mana dusabye amahoro y'uburyo bwinshi Mana dusabye amahoro atandukanye Mana tugusabye amahoro Mwami wanjye amahoro ntiyahatse ibintu byose warakoze Mana warakoze kugira neza ubwoko bwawe warakoze Mana wanjye gukura abagabo ibigeragezo byari bigiye kubahitana warakoze Mana warakoze kwigaragaza kuri Mana yo mu ijuru warakoze gutandukana n'amanyanga uyu munsi turavuga imbaraga zawe uyu munsi turavuga gukora uyu munsi turavuga ibitangaza byawe izina ryawe rihabwa icyubahiro ijambo ryawe ntirigahere ijambo ryawe Mwami wanjye ntirigahere ijambo ryawe Mwami wanjye ntirigahere nyemerera dusengere izi muri gereza turamusengeye yabaga ari mu nzu yawe Mwami wanjye yabaga ari mu nzu yawe ariko uyu munsi turamurohoje twibutse imirimo yakorewe kuri iri torero twibutse korali yayoboye twibutse ubwitange yatanze twibutse abantu hafi yasuye turamurohoje turafunguye imiryango ya gereza turamara bitemera bikomera byoroha turasenze turi Imana turasenze uri Imana turasenze uri Imana yo mu ijuru duhagarare ku cyimbo cyawe turamusengeye turabohoje cyangwa kuri minyururu twibutse ko na kera abantu basenga bagera muri gereza Pawulo aratsinda aho bafatanyije gusenga bakagira umwete wo kubasengera bakavayo turamusengera twirengagije ibyo yakuba yarakoze bitagushimishije turagusabye ngo wirengagize ibyaha by'abana baba barakoze turagusabye ngo wirengagize ibyaha by'umugore yakora rwose turagusabye ngo wirengagize ibigirwamana byaba byarageze mu nzira ariko uyu munsi Mana imirimo ariyo ituma ifunguregereza turamusengeye
wongera imbaraga mu ijoro. Urakoze Mana kuko hari dukoze, hari dukorotse mu bantu bawe. Izina ryawe riragucyubahiro. Amen. Ugukomera amashyi kugira ngo dusubije amaso inyuma ndagenda namwegera ahantu yarari mbona ararize mvuze byo kubyara ariko ubwo yari afite uruhinja uzamure Yesu icyubahiro Mana yaraturengeye Haleluya buri wese arebye mu ruhande rwe hari Imana yakoze birenze cyane Mana ishimwe ubuhamya wumvise cyangwa se ijambo cyangwa ubutumwa bugira aho bukuvana n'aho bukugeza hari agahinda ufite nanjye hari ako mfite wumve ko Imana uri kumwe nawe Haleluya muri mwanya mwiza tugiye kwakira korali yindi tugezeho indirimbo imwe irakurikirwa na Shalom hakurikiraho n'abashitsi indirimbo ebyiri ni karibu Wow.
Haleluya. Haleluya. Kebagina muhawe nayo abantu benshi barazi. Perezida impamvu abikoze muri iyi minsi ntabwo ndi kwitabira neza kubera impamvu z'akazi. Maze igihe kinini nabonana nawe niyo mpamvu, ariko ndi umuririmbyi.